Hi guys, umeze mute bakunze Birashoboka TV show, mumeze neza, bameze neza, Imana ishimwe. Jewe rero narabibabwiye gusa uyu munsi ndumva narwaye grippe, ariko narabibabwiye uko byagenda kose. Asante. Uko byagenda kose ugarajya bari bumva ijwi ryayo ndetse hatagira ngo hari umuntu uri kuniga, nta wabikora muri iki gihugu. Gusa rero nanjye ndabyumva ko ryahindutse, ariko narabibabwiye uko byagenda kose ngomba guhora numva ameze neza. Igihe cyose ngihumeka, igihe cyose nyibasha kugenda, igihe cyose nyibasha kugira icyo nikorera, nkabona birakoretse, muracima Imana mvuga ngo meze neza, meze neza. Mboneraho rero kwifuriza abatameze neza kuba Imana yabafasha bakamererwa neza nk'uko bisanzwe. Abameze neza ndabifuriza gukomeza kugubwa neza. Aha, aka kanya rero mbagaruriye ya nkumi nziza yabaganirije ubushize, birango murayibona. Tugarukanye reka mbanze abibwire kuko hari abatarabonye ikiganiro cy'ubushize twakoranye. Reka mbanze muhe ikaze kuri Birashoboka TV show. Karibu kuri Birashoboka TV show. Murakoze cyane. Mwumve wisanze ubu ngubu wamaze kuba, ndakeka waramenyereye. Yego murakoze cyane. Ntabwo kiri umushyitsi, ntabwo kiri mbese urebye ubundi ubu ngubu aba n'umwe mu bakozi ba Birashoboka TV show twemereye. Asante sana. Yego. Tuguhaye ikaze, bakibwira abakunzi bacu abadukurikiye kuko hari ababa batarakubonye ubushize, hari n'abakubonye ariko baba batakwibuka, bifuza kumenya ngo baraganira nande. Murakoze. Ku batanzi nitwa Chantal Umutesi. Murakoze. Nitwa neza. Murakoze. Chantal ni muntu ki? Arashobora kureba Chantal agashaka kumumenya biri ubu Chantal n'uyu ureba. Uku nyine ni Chantal Umutesi uri kureba. Birabaye. Nibyo. Uwo niwe Chantal. Uwo niwe Chantal. Umukobwa mwiza cyane, ngira ngo murabona. Murakoze. Uyu ubutumirwa rero nabazaniye umukobwa mwiza cyane, ndakomeza mbivuga kuko ni mwiza. Merci. Hari abantu badakunda ko bababwira ko ari beza, ariko ntekereza nabwo buriya ni ubumuga bw'ubwonko. Bari mbabarira, ariko uyu mukobwa ko twese turemwe mu ishusho y'Imana kandi nziza, uko byagenda kose buri wese agomba kumva ko ari mwiza. Yego. Kubera ko Imana ni nziza kandi turi mu ishusho yayo. Amen. Nabyo tuba tugomba kubyibutsa abantu, ba bantu batigirira icyizere, ba bantu bumva bavuga ngo kanaka biri mwiza, bamamaganya. Ndabashuje abantu bahorana amaganya basabira ku mbaraga ibaye no kuyahindura ashira. Aha, hagati aho rero uyu munsi tuje kubaganiriza, tuje kuganira ku kintu cyitwa imyambaro. Imyambaro, impamvu tuje kuganira kuri topic ijyanye no kwambara, nuko twumva ngo hari imyenda myiza, hari imyenda mibi. Uyu munsi tugiye gufatanya na Chantal. Impamvu nifatishije Chantal mutamubona gutya, ubu ngubu uri umunyamideli ku kintu kijyanye n'umwambaro, aracyumva cyane. Gusa kubera ukuntu yicisha bugufi kuko agenda muzi, ntabwo ajya akunda umuntu ubivugaho cyane, ariko yihangane tubivugeho kuko ni nayo mpamvu Imana yaduhaye kugira ubumenyi butandukanye kugira ngo tujye tumusangiza. Murakoze. Uyu munsi rero Chantal agiye kutubwira, nanjye ndaboneraho kumviraho. Hari igihe abantu bibeshya ngo bazi kwambara neza kandi batabizi, ariko ni umugisha kuba tukubonye kandi turakwizera ngo watubeshya. Ese Chantal, kuri wowe umuntu wambaye neza aba yambaye ate? Murakoze kungira icyo cyizere. Mu by'ukuri ubundi iyo uvuze ngo umuntu yambaye nabi uba ushingiye ku ki? Umuntu wambaye nabi kuri njyewe ni umuntu, ariko njye sindimo sinjya mvuga ngo umuntu yambaye nabi kuko njye nubaha amahitamo y'umuntu, kandi buri wese ntekereza ko agira uko abona ibintu bye mu buryo bwe. Yego. Murakoze. Mu by'ukuri mu cyiswe kwambara bibaye byiza, twagakwiye kwita ngo mbese ahantu ngiye ni hehe. Aho hantu rero haba hagomba kugira umwenda ujyanye naho. Ambara bitewe n'aho ugiye. Uwo ni njyewe. Icyo nicyo cya mbere njyewe nitaho cyane. Yego, urugero. Turapanze gahunda, turapanze
tuzajya hehe tuzajya gutembera tuzajya gutembera he ku mucanga sibyo niko bimeze tugiye tubona umuntu yakubisemo agakweto zamuye kagera hariya uwundi yambaye kositime nziza cyane ntabwo uri kumubona abona ko yarimbye ariko mu by'ukuri yambaye nabi bitewe n'aho agize gute agiye yego ikindi iminsi mu by'ukuri iminsi yagakwiye kugira imyambaro urabyutse ku wa mbere ukubisemo agashoti kawe kagera hariya ugiye muri ofisi agakabutura gatoya aho gakabutura mu by'ukuri turi ku wa mbere wundi se yambaye bivuze ngo ku wa mbere kwambara ikabutura ntibyemewe mu myambarire myiza mu myambarire myiza ku wa mbere ugomba kuba professional rwose ukambara wa mwenda wawe utari shining hari umwenda wa event sibyo nese umwenda wa event ujyanye hariya mu kazi biba bitandukanye imyenda y'ikirori yagakwiye kugira uko imeze imyenda yo mu kazi gasanzwe yakwiye kugira uko imeze ku wa mbere ndabyutse ngiye mu kazi kanjye nta kibazo ese imyenda y'ikirori ubwo nagira ngo tutaza kuharenga yenda hari ubyibaza tukaza kwibagirwa imyenda y'ikirori igomba kuba imeze mu by'ukuri navuga ngo biraza kungoraho gato mu by'ukuri imyenda y'ikirori hari abakunda amabara apika abandi bagakunda amabara acecetse ariko mu by'ukuri kereka byibuza hari ibigaragara kereka nifashishije wenda nk'ama pictures nibyo byafasha cyane naho kubivuga ntabwo ariko abanyarwanda bumva vuba ushobora kubashushanyiriza bakabyumva ihangane ko tubagoye ntacyo reka dufate urugero ngiye mu kirori fashe umwenda wanjye ndi umukobwa fashe umwenda wenda nka orange urumva ni kara irayitinga kuyambara ndikumva nta kibazo uwo mwenda wa orange urawufasha uwujyanye muri interview mu by'ukuri uri kumva ari sawa iyo kara yaza gutuma icanganya abantu bari kukubaza cyane uri kumva ko birahabanye cyane yego bivuze ngo muri interview byaba yituje yego amabara acecetse yego nibyo sawa cyane rwose ukambwira ngo ugiye muri interview ubuza aka blue sky irihe wa muntu we oya pe menya aho ugiye n'icyo ugiye gukora abantu bakubitaga imituku n'imihondo umutuku kandi oya pe abateganyaga kuzayijyana b'ejo oya rwose pe ntabwo ari byo rwose kumenya ibintu byose ubwo tugiye mu kazi kacu ka buri munsi mandi urabyutse ugiye mu kazi ufashe agatisi ubundi ukubiseho ya t-shirt yawe na t-shirt ukubiseho iriho cya kirango cyamamaza itumanaho runaka cyamamazaho igikorwa runaka birashoboka kuko radutubye kwamamaza sibyo ukubiseho t-shirt yawe yamamazaho yanditseho birashoboka tuvugisha ukuri urumva uri umusirimu mu kwambara oya pe urumva ko aho ugiye ku wa kabiri nabwo ugomba gushyiramo wa mwenda wawe uri professional mwiza cyane ku wa gatatu ushobora gushyiraho agakoto n'akagashati kawe keza nimba uri umukobwa n'ipantaro nta kibazo nyine iyo yose niyo badeshire nta kibazo deshire hoya kandi deshire hoya ntabwo byakunda cyakora deshire friday nayikubitamo n'akaga kabutura friday nagakubitamo bitewe n'aho ariho kuko mba niteguye kwenjoyinga weekend ibyo nta kibazo na gitoya uko niko numva kwambara neza kuri njyewe ngo ngiye hehe ni kuwa kangahe nkora hehe ibyo nibyo tugiye kuri tere umuntu agiye kuri tere
agiye gusupervisinga igikorwa runaka. Sorry gatumushimije. Pardon. Ego. Uvuze ku kintu cy'isendibutse. Hari ukuntu muri reka mvuge mu mutwe w'abantu benshi babona umuntu bakavuga ngo urakora muri office. Urugero ntacyo n'ubundi ni banki runaka babona aho baravuga ngo urabona akora muri banki. Reka nitangeho urugero. Nanjye abantu bajyaga babona umugabo wanjye yambaye akunda gutebeza ariko n'akazi ke karabimwemerera. Bakwambara babona ashyizeho karuvati abantu bakambaza umugabo wakora iyo banki ntabwo yantumye reka umuntu w'umugabo wakora muri iriya banki. Nkibaza se kubera iki babivuga bibazwa n'abantu 2-3 bangahe mbona bimaze kubatuma geza hororo uwo bimbaje nkabaza se kubera iki ubwo nicyagiye nko mu kibano abantu bataramenya ngo kanaka ninde cyangwa se ni muntu ki ariko ukibaza kubera iki abantu bumva ko umuntu wambara gutyo agomba kuba ari uwo ukora ahantu runaka. Ese ya kositime ubundi umuntu ucuruza tuvuge ko mu isoko mu nyanya mu mboga ariko nanone hari ibintu ubona bidahura ntabwo biba byoroshye kuba umuntu yambaye kositime agiye gucuruza hariya mu isoko bisanzwe ibyo kurya. Ese ibyo bintu byahura mu by'ukuri tuvuge Monday cyangwa se nyine kuwa mbere ubu tuvuge niki cyanduzana tuvuge ifu y'ubugari ubugari buraryoha umuntu ashobora gushyiramo koto cyangwa kositime akajya gucuruza ibirayi cyangwa ubugari yayikubitamo cyane rwose ahubwo icyo ahita ashyiraho niki ni ka apron ubwo navuga ni ka gatambaro ashyiraho inyuma ibyo bita amataburiye benshi. Yego nibyo rwose kaza gutuma kamukingira ya myanda nimba agize gute akagira gute akihanagura. Ku musirimu aba yateganyije akandi gatambaro aza gushyira kuri ya mifuka ya apron ako aza kwihanagurisha nimba utagafite ugashaka sibyo kubera yuko namara kuva muri za nyanya ahita akuramo ya apron ubundi asohoke nk'umusirimu. Ahubwo menya office yawe igomba guhora igize gute shining. Banza wihereho use neza. Impamvu mubajije gutyo buriya n'ubundi nagira ngo kubera ko tutumva ibintu kimwe nagira ngo ba bantu bakora ubucuruzi runaka ba bantu bakora akazi runaka bumve ko nabo kwambara neza bibareba. Kuba ukora akazi kameze gutya ntabwo bikuraho kwambara neza cyane rwose. Icyo waba ukora cyose birashoboka ko waba uhora umeze neza cyane. Niko kuri guhari ahubwo menya ngo kuki wakumva ko ngo abakora muri banki runaka abakora ahangaha nibo bagomba kwambara neza. Oya njyewe na creatinze akazi kanjye iyo ni office yanjye ugomba kuba museka wambaye neza umunsi ku munsi uhinduranya imyenda ariko guhinduranya imyenda ntabwo ari kwambara neza. Oya nshobora kuba mfite imyenda mikeya ariko nayigiriye isuku ari ukamenya ngo ni hendi ni hehe ni kuwa kangahe. Icyo kintu nicyo nitaho cyane. Waba ucuruza avoka menya ngo iyo meza yawe babandi wende reka tuvugira aho turi waba uducuruza avoka ku meza menya ngo iyo ni office yawe cyane rwose. Yikunde nawe wikunde uhagirira isuku ubundi wumve ko ugomba kuba umeze neza cyane cyane. Buriya niyo umuntu aje tuvuge nk'ubucuruzi mpamvu nibanze ku bucuruzi njye nibwo buzima bwanjye. Buriya niyo usa neza uko byagenda kose n'ibicuruzwa byawe uje kuguhahira bigirira icyizere cyane. Ntabwo wambwira ngo voka iraryoshye uri kuyicuruza utoze. Yego nta kinyemeza ko iyo voka isa neza cyangwa imeze neza kandi nawe mbona ufite umwanda. Ntabwo wambwira ngo amata araryoshye mbona usa nabi ntabwo bishoboka. Tugerageze gusa neza mu byo dukora byose tubiha agaciro natwe twiha agaciro. Kwambara neza ntabwo ari ukugenda ngo uvuge ngo ngo njye ndagura ibyangahe ibihenze sibyo ngo umusirimu n'uwaguze ibihenze ndashaka ko wisituba. Oya menya ngo ibyo ufite uzi kubyambara neza uzi kubyambara ahakwiye. Reba nk'umumotari ofisi ye iri hehe ni ahangaha mu muhanda. Iyo moto yawe niyo ofisi yawe yigirira isuku izo kasike zawe ujye uziduha tudahita twitaza ngo ayiwe ziranuka. Oya zikorera isuku ube nawe ukeye ubundi abakiriya tuzizana twirukanka kuko niba abantu namwe mu bantu tugira bagira abakiriya benshi bahura n'abantu benshi kasike zisimburanwa abantu benshi cyane rwose. abatajyaga babyitaho babyumve babyiteho. Yego mise nibungukiramo cyangwa se mise nibukiramo n'indi topic bashaka kuzaganiriza ku bantu wumva ko kwambara neza ari kwambara ibihenze.
aha turashaka kuzabereka umunsi umwe uko ugiye kujya i burayi oya n'ubu hari tuzatembera nashaka kuzereka ukuntu abantu kwambara neza atari ukwambara ibihenze mbereke ko hari n'abantu bambara ibya make kandi bakanaberwa kurushaho kari agaciro dukomereze none ese umuntu ugiye twabyumvise umuntu ugiye mu kazi umuntu ugiye muri ofisi kuwa mbere hagomba kugira iminsi yaho cyane biba byiza iyo wambaye bijyanye n'aho ugiye cyangwa se n'iminsi yego rwose niko kuri hanyuma nko ku rusengero abantu bajya mu mayigirise buriya byajyana n'imyambaro imeze ite mu by'ukuri navuga ku rusengero bwa mbere na mbere biterwa n'umuntu ngo mbese nkunda irihe bara iryo bara ryawe biremewe kugira ngo ute kuryambara ariko uzirikana ngo muri urwo rusengero wagiyemo ntabwo wagiye kwamamaza umubiri wawe ikwize muvandi sibyo ntabwo waje kutwereka ngo iki n'iki buya cya mbere ni ukuza wambaye neza mu rusengero ka meme bitandukanye nanone na event irinde bya ibintu biri bishayininga cyane birangaza abantu uwo kurangara we arangara ku bw'impamvu ze ashobora no kurangara nta bindi arangazwa n'ibiri mu mutwe we ariko mu by'ukuri nimba uri umwambazi muzima shayiningi mu rusengero ntabwo mu by'ukuri nanone ari sawa cyane nabuze mu mugani wabo ntabwo zitwika bajye bambara ibiraho biringaniye yego birakeye bitewe n'uruhu rwawe kuko ntabwo wambwira ngo nkanjye wirabura ntabwo amabara yabera umuntu w'inzobe ariyo yambera ntabwo bishoboka yego menya uruhu rwawe uko rusa wambare bitewe nanone na skin color yawe ese uruhu rw'umuntu uvuze ko kandi ndibuka buriya nk'umuntu kugira ngo amenye ibimubereye ku ruhu hari abantu batazi amabara ajyanye n'uruhu runaka nk'abantu b'ibikara bagomba n'abantu b'ibikara byiza nk'ayo bagomba kwambara ibintu bimeze guteye abantu b'inzobe nkanjye abo tuziranye baranzi abantu dusa abantu b'inzobe wanjye si ndi inzobe ariko ku bantu b'inzobe si amabara meza barayahe abantu b'igikara amabara meza barayahe mu by'ukuri nanone abantu birabura tugira uko dutandukana hari umuntu wirabura ariko afitemo agacyo yakwambara n'umukara nawe ukamubera nta kibazo rwose ariko umuntu wirabura uganjwe no kwirabura cyane nizera ko nanone ashyizeho ibintu bya dark ntabwo byaba ari sawa cyane namuhitiramo ku mabara ya light cyangwa ya akeye hari ukwaka cyane ariko hari n'amabara akeye y'amalayiti ubwo ku muntu w'inzobe cyane uko biri kose ajya mu makara ari dark ariko atari yaba ari dark yaba ari too dark nta kibazo uretse ko nanone amabara akeye ariko adakabije cyane nayo yayambara nta kibazo ubundi ubutaha ibyiza tuzabajyana aho bigaragara neza tubivuga tubibereka ngira ngo byafasha nambara bareba inzobe n'ibikara tuzazana n'abana b'inzobe n'ibikara kuko barebe niba ari byo urakosa ese ikijyanye no kwambara neza ni gute umuntu yajyanisha akaba yambaye neza ku mabara ikintu cyo kujyanisha nk'abantu mubona ikintu cyo kujyanisha reka mbigire ibanga ibyo ntabwo kuvuga ngo kujyanisha biterwa se najyanishije ngiye hehe najyanishije kuyihe papasi mu by'ukuri byaba ufashe umweru n'umukara bamenyereye ubwo birajyanye ushobora gufata nicyo nagira ngo tubwire arahaba hari ukura abantu bamenyereye ubwira murambabarira kuko nanone byafata isomo rirerire cyane ku mixing colors wenda tukazabikora ubutaha kuko byafata umwanya munini cyane pe yego pe kuko umwe ashobora kuza akavuga ati reka dufate orange tuyishyireho n'ubururu undi akaza orange tuyishyireho ibi n'ibi dufate vert pomme tuyivange wenda n'iki byaterwa ni isomo ryaba rirerire cyane ariko mu ncamake ntabwo ibijyanye ari ibisa yego
ibijyanye n'ukuba wahuza oya byaterwa 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 uko wa mixing uyu mpamvu nagiraga bitubwiraho nubwo arimo arakwepa umwanya ni mugabo ariko ntabwo ari ugukwepa komuteri dufite umwanya muto tutabeshye ubu turaye dukora n'ubu nanjye ndumva ndimo ndasinzira nuko ndi inyuma ya kamera ndi kuvuga mu miri ntabwo biba byoroshye nta kazi koroha ariko ni ngombwa iyo umuntu yiyemeje ikintu aba agomba kugikora kuko duhari ku bw'abanyarwanda urakoze cyane tuzabifatira umwanya nta kibazo kuko buriya arabizi nk'umuntu ubimenyereye ni isomo rirerire tuzabifatira umwanya turi n'ahari imyambaro y'amabara yose yego wakoze cyane merci hari akantu wakongeraho cyangwa mesaje wabona icyo nakongeraho ni ukubabwira ngo ikunde mbere yo gukunda bariya utanikunda ntabwo wakunda kuko numara kwikunda uzamenya urukundo icyo ari cyo uruhe n'abandi kuko mu by'ukuri gahunda ngenderaho ni ukuvuga ngo navukiye gusavinga abandi uzabasavinga utari savinga ntabwo bishoboka murakoze cyane ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ntabwo waha abantu icyo udafite murakoze cyane merci aussi tugushimiye kongera gusura Birashoboka TV show igihe cyose uhawe ikaze merci bakoze Birashoboka TV show umwanya bari mutoya tuba twirinda kubarambira ariko turahari ku bwanyu tuzajya duhora tuza na season ndaje nzenge mbara kwa kundi ko amafilme niba harabajya bavugura amasirize nuko turabakunda ibyo kubabwira byo ni byinshi tubabikiye byinshi ejo ni heza kurusha uyu munsi bizaza bigiye mbese jya uhora wumva kwa kundi twakuze twumva ngo ibyiza biri imbere ntabwo ari kwa kundi hari ababa babyinuba bamwe na bamwe bavuga ngo bagiye gusaza batarabibona ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari n'ababibonye mu magambo make birashoboka ibahishiye byinshi icyo tubasaba ni kuba atarakora subscribe ni ugukora subscribe share comment like mutayibagiwe mbese mukajya murushaho kubona ibyo Birashoboka TV show yabateguriye mu ba mbere kandi mukomeza kubana natwe turabibashimira by'umwihariko abantu batera comment hariya niho hantu hambere umuntu abonera ko muri kumwe tutabeshye muri uyu muntu ubasha kugira imbaraga zandika comment oh my god Imana ibamera umugisha iyo ngeze ku bantu bakoze subscribe n'abashyiraho comment mba numva ntazi mba numva nyine emosiyo zimbaye nyinshi turabakunda rero bakunze Birashoboka TV show mukomeze mudukurikirane mukomeze mutwereke ko turi kumwe natwe turahari ku bwanyu Imana ikomeze baturindire kugira ngo tujye tuguma kubana amina